nyine twajyaga tumusiga hanze. Yego. Mugafunga mukamufungirana hanze akajya mu baturanyi. Aho yari akibasha kugenda. Yego. Ubu nibwo ubwo ntabwo njya mbikora kenshi iyo ngiye kugenda musiga mu nzu. Yego. Kubera ko amajije gukura mba nanga yuko abantu bamwangiza kandi ari n'umwana w'umukobwa. Kuko bijya bimbabaza nkavuga ngo Mana wampa ubushobozi nakubaka urugo nkajya musiga hanze. Kuko no mu bintu bimbera imbogamizi cyane ni ugusiga mukingiranye. Yego. Kuko mba nanga yuko bamfatira umwana ku ngufu. Wenda hari ibyo nasabye Imana irabikora kuko nabwiye Imana ngo Mana ntazajye mu kibada. Yego. Kuko numvaga barabizi ariko mbere agifatwa abanyeshuri barazaga bakamusiga. Yego. Ariko nyine urabyumva iyo ibintu birambiranye nawe urabyumva nyine ariko mbere baramusura kubona adasetse kubera abonye ryo. Ubu nuko ariye. Sasa ntabwo wabonye igihe yari yanzengereje ngashaka ibiryo ubwo nyine bibuze. Hari igihe wenda bibura nyine. Genda umushyiraho akamikoro neza. Hari igihe bibura. Yego. Urumva imbogamizi zikomeye mpura nazo ntabwo zabura. Urabona ni njyewe ugize uyu muryango. Yego. Mu bindi bigaragara ntabwo ari aba bana gusa mfite. Mfite abana bari ku ishuri. Ufite na bakuru biwe. Ufite bakuru be bari ku ishuri. Ubwo urumva ko barimo ibibazo. Abari ku ishuri baba bambaza minerivare, baba bambaza ibikoresho, hano mu rugo dukeneye kurya. Yego. Dukeneye kubona ikintu gitandukanye nyine muri ubu. Bararya se nta kibazo? Ahubwo kurya se wabona n'ibyo ubaha. Yego. Bararya pe ntabwo uri kumva iyo uri ko ari kumbwira ngo nimuhe ibiryo. Ubu ni ibiryo ari kukwaka. Ubu ni ibiryo ari kunyaga. Nageze aho mbona no kugenda noneho biranze. Byatangiye kugira ngo umenye ko ibyo kugenda byanze wabimenye gute? Nazindukiye mu nama y'ingobyi. Hano tujya tugira ikibazo cyo kuba mu nama y'ingobyi nk'umuturage nyine. Bahita dutabarana. Yego. Ubwo nari nazindutse yari ari mu gihe cyo ndi kumwondora ngo asubire ku ishuri hari mu kwezi kwa 9. Yego. Ajya gufatwa nuko nyine kutagenda neza. Noneho ubwo ndaza nsanga agiye mu baturanyi. Inje nasanze
Mwiriwe neza abantu mukurikiye Kempo TV, amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose, turabasuhuje. Hari abari mu gihugu hagati n'abari hanze yacyo, ariko mwese tubashimira ko mukomeza gukurikira ibiganiro bya Kempo TV. Uyu munsi rero twagiye mu ntara y'Iburasirazuba nk'ibisanzwe, aho bita mu karere ka Bugesera. Ni mu murenge wa Nyamata, mu kagari ka Kanazi, umudugudu ni Nyarugati ya kabiri. Umudugudu ni Nyarugati ya kabiri. Nk'uko mubibona tutizimbye mu magambo, murabona abantu bari kuri kamera. Ni umumama n'abana babiri. Nta byinshi tugiye kuvuga, gusa murabibona nyine ko harimo ikibazo. Umumama ufite abana babiri barwaye, kandi barwaye cyane. Twifuje rero kumusanga tumuganirize, atubwire imva n'imvano y'ubu burwayi bw'abana be, atubwire ubuzima abayemo, ese byaje bite, ibintu nk'ibyo. Rero tubasaba gukomeza gukurikira ibiganiro byacu, nyabuna tunashimira abantu bakoze subscribe kuri channel yacu. Mama mwiriwe neza? Mwiriwe. Mumeze mute? Turaho. Muraho murashima Imana? Turashima Imana ni ukuri. Yego. Mumeze mute se? Turaho. Ubuzima busanzwe turi amahoro, nubwo indwara ziriho ariko turi amahoro. Yego. Uyu munsi rero twagiye mu ntara y'Iburasirazuba nk'ibisanzwe, aho bita mu karere ka Bugesera. Ni mu murenge wa Nyamata, mu kagari ka Kanazi. Umurenge ni uwuhe harya? Akagari, umudugudu ni Nyarugati ya kabiri. Umudugudu ni Nyarugati ya kabiri. Nk'uko mubibona tutizimbye mu magambo, murabona abantu bari kuri kamera. Ni umumama n'abana babiri. Nta byinshi tugiye kuvuga, gusa murabibona nyine ko harimo ikibazo. Umumama ufite abana babiri barwaye, kandi barwaye cyane. Twifuje rero kumusanga tumuganirize, atubwire imva n'imvano y'ubu burwayi bw'abana be, atubwire ubuzima abayemo, ese byaje bite, ibintu nk'ibyo. Rero tubasaba gukomeza gukurikira ibiganiro byacu, nyabuna tunashimira abantu bakoze subscribe kuri channel yacu. Mama mwiriwe neza? Mwiriwe. Urasaba ko wongera akajwi. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Mumeze mute? Turaho. Muraho murashima Imana? Turashima Imana ni ukuri. Yego. Mumeze mute se? Turaho.
ubuzima busanzwe turi amahoro nubwo indwara ziriho ariko yego turi amahoro. yego bo muri Nyarugati ni iya kabiri harya Nyarugati ya kabiri niho mutuye ubuzima buragenda ubona bugenda gake gake. yego watubwira amazina yawe abantu badukurikiye bakamenya? Nitwa Uwamahoro Beatrice. Uwamahoro Beatrice. uyu mwana umwe w'umuhungu yitwa nde? Yitwa Irasubiza Blaise. Irasubiza Blaise. uyu nguyu w'umukobwa? Uwimana Esther. Uwimana Esther. Mama turagutunguye, wihangane ko tugutunguye, ariko twamenye ko ufite abana babiri hano mu rugo bafite ikibazo cy'uburwayi. Abana babiri bose wadufasha ukatubwira imva n'imvano y'ubu burwayi duhereye kuri umwe? Reka duhere ku w'umukobwa. Byaje bite kugira ngo mwamenye muti ko abo bana bafite ubumuga? Mu bisanzwe yego uyu w'Imana Esther yavutse ari umwana udafite ikibazo, ntacyo nigeze mbona mubyara. Ageze mu myaka 3 hari nijoro papa we yari yagiye mu kazi, noneho ngiye kumva nari ndi muri salo numva umwana aragagaye. Muri uko kugagara nageze mu cyumba nsanga neza ubona birangiye, ubona asa n'upfuye. Nangije rero ndamuterura mpamagara abaturanyi baraza bajya kujakira papa w'umwana, tumujyana kwa muganga. Tugeze kwa muganga baduha imiti, urumva hari nijoro dukoresha ibizamini ariko ntitwabitahana. Ubwo rero mu gitondo cyaho tujya gufata ibizamini, ibisubizo tureba ko yagagaye se akigagaye? Oya, byageze aho bimuvamo arahembuka. yego ubwo rero bamuha imiti turongera turataha. Mu gitondo tujya gufata ibisubizo babura indwara. ubwo noneho uko igihe kigenda kigera akagenda agagara, agafata nk'amezi, agafata nk'umwaka, arabipurana. tukamujyana kwa muganga, byamufata tukamujyana kwa muganga bakabura uburwayi. nuko ariko agenda nta kibazo? yaragendaga, yagera nk'ari ukabona biramufasha bimukubise hasi ari kugenda. ni ibiki? ntabwo nzi ikibazo afite kuko namucishije no mu cyumba babura indwara. babuze indwara. ubwo rero ujya kubona ukabona aragagaye. yego n'ubu hari igihe bijya biza akagagara se mu buryo bwo nyine ujya kubona ukabona niba nk'ubu yicaye gutya, ushobora kubona ukabona yikubise hasi ukabona aragagaye. niyo mpamvu twabonye afite udukomere hano ku mugongo. ibikomere byose n'ibyagiye agwa. byagenze gute igihe mwabimenyaga nyine ko icyo kibazo gihari? maze kubimenya naramuvuje, nagiye mujyana kwa muganga igihe kinini, ariko ari mutoya nubwo byabagaho. hari igihe byashoboraga no kumara umwaka n'imyaka nk'ibiri ukagira ngo ntabikiriho, wajya kubona rero ukabona n'ubundi biraje. ubu ntabwo ari uko yari ameze. icyo gihe yari afite nk'imyaka ingahe? ari nko mu myaka, byatangiye afite imyaka nk'ingahe? ubundi bitangiye cyane, ubu burwayi bukuze cyane, ari mu myaka nka 15 gutyo. 15 niho wagiye ubona ahinduka, ukabona ararwaragurika ku buryo nigeze no kumujyana kwa muganga kuri ADEPR yapfuye, ngezeyo bamuburamo indwara. 15 nibwo yabaye nabi cyane. ariko mu myaka 3 nibwo mwamenye ko iki kibazo gishobora kuba gihari? Mu myaka 3 nibwo namenye ko, nibwo yafashwe bwa mbere. yego afatwa ahagagara nyine, ukabona umwana arahwereye aragiye, mu kandi kanya akazanzamuka, ariko akagenda agakina n'abandi. nagiye no kumutangiza ku ishuri, yaba ari nko mu ishuri ukabona yikubise hasi. yagarukiye nko mu wa kangahe? yize garidiyene yonyine. garidiyene yonyine? iranga nyine. mu myaka 15 niho byakomeye cyane? niho byakomeye cyane. ubu afite imyaka ingahe? bafite imyaka 20, yavutse 2006. ubu imyaka 20 arayifite? yavutse 2006. kurera abana babiri bafite ubumuga
bimera bite buri munsi iyo uri kumwe nabo? iyo nyine ufite abana bafite ubumuga babiri, gusa uyu we ni indwara. Uyu nguyu ni indwara? Uyu we ni indwara yafashwe umwaka washize. Yafashwe mu mwaka washize. Ntago bafatiwe rimwe n'uyu? Oya, uyu nguyu amaze igihe gito yarwaye. Uyu we ni uburwayi. Uyu niwe ufite ikibazo kinini nyine cy'ubumuga. Cyo kuba uyu we ni ukurwara. Ni ukurwara. Iyo ndwara utekereza ko yaba ari nk'iyihe? Iyi ndwara rero yafashwe ari umutwe. Umutwe? Umutwe akajya aruka. Ubwo rero muri uko kuruka akanywa ibinini by'umutwe, umutwe ugeze aho uroroha, nuko ubuzima rero bukomeza kuba gutya, ariko kubera ubushobozi bukeya kumuvuza nyine birananira. Umutwe warizanye gutyo? Umutwe warizanye, yabanje gufatwa no kuribwa mu nda. Mwari mutuye hano? Twari turi hano. Byagenze bite? Uyu mwana ajya gufatwa n'umutwe yabanje kujya aribwa mu nda. Mu nda hakamurya, kavuga nti birashoboka ko ari kawunga yo ku ishuri. Ndavuga rero kubera mba ndi mu rugo, kubera ko uyu nguyu nyine uyu w'umuhungu abadukurikiye kugira babyumve neza. Ubwo noneho nkajya mubwira nti ujye uraza kurya mu rugo, ubwo mba ndi mu rugo nyine nita kuri uyu. Ubwo ni uza uraza mu rugo, niba byabonetse urye mu rugo, wenda turebe ko ikibazo ari kawunga yo ku ishuri wenda ya buri munsi, wenda hari igihe idahiye cyangwa se igifu cyawe kitayikunda. Ubwo rero birangije noneho haza kubamo ikibazo noneho cy'umutwe, umutwe umubera umutwe ukamurya akaruka. Yego. Ubwo rero nza kumuvuza, anyweye imiti itandukanye, umutwe uza gukira, kuruka biza gukira. Ubwo rero ku ishuri yagarukiye mu wa kangahe we? Yaragiye kujya mu wa kabiri segonderi. Yaragiye kujya mu wa kabiri segonderi. Harya watubwiye ngo amaze umwaka umwe. Ibi bintu bimufashe? Yafashwe mu kwezi kwa gatanu. Mu kwezi kwa gatanu k'uwuhe mwaka? Kuko yakoze ibizamini. Mu mwaka wa ryari? 2025. 2025. Mu kwa kangahe? Mu kwezi kwa gatanu. Mu kwa gatanu kwa 2025. Yajyaga ku ishuri, yagera ku ishuri akaza akambwira ngo umutwe uramurya, ubundi yajya ku ishuri akaza amaso yatukuriye. Ari umwana muzima? Muzima nta kibazo afite. Yego. Ariko umbwira ati mama ngomba kwiga, yiha intego yo kwiga. Yego. Yagera mu ishuri noneho ubwo umutwe waramuryaga, noneho igihe cyagira amaso agatukura, kureba bikanga, agahita ataha akaza akaryama. Yaryama nyuma y'iminota 30 umwana akaba muzima. Yasubira ku ishuri amaso nanone n'ubundi akamurya. Iyo ndwara ukeka ko ari nk'iki ashobora kuba yararwaye? Kugeza kuri iyi saha njyewe ntabwo nzi ikibazo afite. Gusa nyine icyo cyo narakimuvuje arakira. Nyuma yaho rero nibwo nageze aho mbona no kugenda noneho biranze. Byatangiye kugira ngo umenye ko ibyo kugenda byanze, wabimenye gute? Nazindukiye mu nama y'ingobyi. Hano tujya tugira ikibazo cyo kuba mu nama y'ingobyi nk'umuturage nyine, bahita dutabarane. Yego. Ubwo nari nazindutse, yari ari mu gihe cyo ndi kumwondora ngo asubire ku ishuri, hari mu kwezi kwa 9. Yego. Ajya gufatwa nuko nyine kutagenda neza. Noneho ubwo ndaza nsanga agiye mu baturanyi, inje nasanze gutambuka bitakiriho. Nasanze no kuba yasohoka ngo ave mu nzu agere hano hanze. Akakubwira ko ari kubabara se? Akubwira ko nta hantu ababara, ariko gutera intambwe bikanga. N'ubu wamwibariza, waravuga nta kibazo? Waravuga nta kibazo. Turaza kumubaza gatoya, ni izihe mbogamizi zikomeye uhura nazo mu gihe uri kumwe n'aba bana? Imbogamizi zikomeye mpura nazo ntago zabura. Urabona ni njyewe ugize uyu muryango. Yego. Mu bindi bigaragara ntabwo ari aba bana gusa mfite. Mfite abana bari ku ishuri. Ufite na bakuru biwe? Mfite bakuru be bari ku ishuri. Ubwo urumva ko barimo ibibazo. Abari ku ishuri baba bambaza minerivare, baba bambaza ibikoresho. Hano mu rugo dukeneye kurya. Yego. Dukeneye kubona ikintu gitandukanye nyine muri ubu. Bararya se nta kibazo? Baba we ahubwo kurya se wabona n'ibyo ubaha. Yego. Bararya pe, ntabwo uri kumva iyo uri ko ari kumbwira ngo ni muhibe. Ubu ni ibiryo ari kukwaka? Ubu ni ibiryo ari kunyaka. Ubwo bitaraboneka nyine ntabwo amahoro aboneka.
none se ubu mubayeho mute? tubayeho gute? Ndagira ngo tubwire ukuntu mubayeho. Nyine ni Yesu utabura uko abigenza. Aba Bibiliya bana yarambwiye ngo izakoresha ibiti n'amabuye, kandi buriya Eliya ngo yari yiryamiye yisabira gupfa, ngo marayika w'Uwiteka yohereza igikona azana ibyo kurya, kugira ngo ahari natwe niko tubayeho. ukora iki mu buzima busanzwe? Ndi umuhinzi, ariko nanone nta sambu ngira, sindi umuhinzi wabigize umwuga, kuko umuhinzi wabigize umwuga aba afite ibyo kurya bihagije, aba afite ibyo kurya mu masambu, Yego. aba afite n'ibyo ahunitse. Njyewe rero ndi umuhinzi, nta sambu mfite, nacaganya kabisa. Nkajya gushaka igitunga abana, nuko. Mubayeho mute rero kugira mubone ibyo kurya ubigenza ute? Ni izihe nzira bicamo? Icyo nicyo ngira ngo utubwire. Ubu rero kugira ngo mbone ibyo kurya Yego. ntabwo biba binyoroheye. Keretse wenda nk'iyo umuntu w'umugiraneza ashobora kuza akareba ibibazo mfite nyine, ugasanga hariho wenda nk'umuntu umfashije, ukabona nk'umuntu aguhaye ikiro cy'umuceri, umuntu aguhaye ikiro cya kawunga, gutyo kabaho muri ubwo buzima. B'abaturanyi. Ubu se abaturanyi babafata bate? Abaturanyi muturanye nabo ubu ngubu tuvugana babafata bate? Ntabwo mbizi mu mitima yabo, kuko buriya abaturanyi bose ntabwo ariko baba babanye n'umuntu. Wenda ushobora kubona nk'umwe mubanye akaba yamenya icyo kibazo cyawe. Yego. Ubundi wenda ukabona nk'umuntu mwabanye wari inshuti akakwibuka, ukabona gushyiriyeho nka 5, ategura nk'agasabune, gutyo nyine niko umuntu aba abayeho. Yego. Ubonye gutya akavuga ati ni ubwo buzima. Waba wabonye ahantu ujya guca inshuro? Muri iyi minsi ntabwo binyoroheye. Muri iyi minsi rwose pe, mvuze ngo nabona ahantu njya guca inshuro ntabwo byakunda, kuko kubasiga uri kubona ko aba ari ikibazo. Ese ubundi ubitaho gute? Barasohoka se ubwo kujya nko kuri tuwarete, kwihagarika, kugera gute, bigenda bite? Iyo ari muzima nta kibazo afite, ashobora kukubwira ko ashaka kubikora. Uyu nguyu w'umukobwa. Ubundi se ajya agira ikibazo gute kuri kutubwira ngo iyo ari muzima nta kibazo afite? Hari igihe arwara. Ubu ni muzima se? Ubu ni muzima nta kibazo afite. Nese arongera akarwara birenze uku nguku? Gute? Ararwara hari igihe, kubera ko uri kubona umubiri we wacitse intege. Iyo arwaye na giripe yonyine ntabwo ashobora kubyuka. Ubwo bisaba nyine kumubyutsa, ukamwoza, ukamugaburira, ukamukorera kimwe cyose. Iyo ari muzima arakubwira ati? Iyo ari muzima arakubwira ati ndashaka mama kwituma, ndashaka ibiryo, ndashaka amazi. Yego. Ariko iyo arwaye urumva nyine. Uyu ufashwe vuba we bimeze bite? Uyu ufashwe vuba rero ubu ntabwo nabona uko nabivuga, kuko ibintu byose nyine bisaba kugira ngo mbimufashemo. Iyo bibaye ngombwa nabonye amafaranga ngura pampa akaba ariyo nkoresha. Iyo byanze nyine buriya umuntu w'umubyeyi kubera ko aba ahora arushye, ubwo nyine ndiyeranga. Ni ubuhe bufasha ubona ukeneye? Kuko nk'abantu hari nk'umugiraneza ushobora kubona iki kiganiro akavuga ati hari ukuntu njye bimeze, hari ukuntu bimeze, uyu mumama afite ibibazo bikomeye. Ni nk'ikihe kintu ugiye nko gusaba ubufasha wavuga wasaba mbere y'ibindi byose? Ubufasha nasaba mbere y'ibindi byose ni ubufasha mbonye nk'abantu bantera inkunga, cyane cyane nkavuza nk'uyu mwana. We umuvuje ashobora gukira? We yakira. Umuvuje bakubwiye ko yakira? We yakira, ariko ubu bushobozi bwarabuze nyine, ndicaye gutya. Ariko mbonye ubufasha namusubiza kwa muganga bakareba ikibazo afite. Ni iki gituma ukomeza kugira imbaraga n'icyizere nk'ubu buzima?
ikintera imbaraga muri ubu buzima, ibi byose simbirebeho, yego nanabirebaho nyine nkabyirengagiza ariko mbibona, ni uko namenye Imana. Icyo ni cyo kintu kimfasha. Icyo ni cyo kimfasha. wisomera bibiliya Nkunda ijambo ry'Imana, ubu rijya rinkomeza cyane. wamara gusoma bibiliya Nasenga Imana, ubundi nizera ko Imana ariyo ishobora byose. ni ayahe masomo ni ayahe masomo y'ubu buzima ubayemo hagati yawe n'abana bawe, ni nk'ayahe masomo byakwigishije? Amasomo nakuyemo ikintu gikomeye cyane. Nakuyemo ko ubu buzima nubwo tububamo ari ubuzima bugoye kandi buruhije, ariko iyo turi kumwe n'Imana ibasha kugendana natwe. Ubwo rero hari igihe njya mbwira abantu nkababwira nti ubu buzima ni ubuzima nyine bukakaye. Ubuzima turimo ni ishuri, kubera ko iyo ugeze mu bintu nk'ibi bisaba kwihangana no gukomera. Bisaba kwihangana no gukomera ndetse no gukomezanya abandi, kuko hari igihe ushobora kuza kunsura yego wareba ibibazo mfite, urumva wowe kubyakira bikagira gute, bikakugora. njyewe byanandenze. Ariko iyo Imana yagukomeje ubasha kumukomeza. Ubu aherutse kuza hano umudamu, arebye uyu mwana ukuntu yari asigaye ari umusore, njyewe rwose yaherukaga mfite uyu nguyu. yego Uwo mudamu nyine twaturanye, papa w'abana amajije gupfa, duturanye igihe kinini nk'imyaka igera muri ine. Yari azi ubuzima bw'uyu. Arebye rero uyu nguyu ukuntu ameze, yarahahamutse yikubita hano mu mbuga hasi avuza induru. Byasabye kugira ngo ngewe ngende muganirize. yego Ntagenda amuganiriza, ndavuga nti ihangane, ubu buzima nyine niko bumeze, tubamo butugoye ariko tukabubamo. Ejo byahinduka nawe ukisanga ahangaha, cyangwa se ugasanga umwana wawe nawe birahindutse, ariko nyine ihangane ukomere. Ntabwo biba byoroshye nyine, umubiri ntabwo biba koko byoroshye. abantu sinzi abantu bajya bavuga ngo umubiri ni ubusa. Umubiri ni ubusa. ni irihe somo cyane ubuhe butumwa waha abandi babyeyi bafite abana bafite ubumuga? Ubutumwa nabaha, ushingiye ku bikubaho, ushingiye ubuzima ubayemo, ushingiye buri kimwe cyose ibyo unyuramo ni wowe ubizi, urugamba ni urwawe. ni ubuhe butumwa waha abandi babyeyi bafite abana bafite ikibazo nk'icyawe? ubutumwa nabaha ni ubwo kwihangana bagakomera, kuko hari abadashobora kwiyakira mu by'ukuri. oya ugomba kwiyakira, kuko iyo wamubyaye aba ari umwana nk'undi. Kera barabafataga bakabahisha, ugasanga bamuhisha ahantu kure ngo batazagibwaho n'igisebe. Ariko ntabwo ari byiza kumuhisha, nubwo biba bigoye. yego Biba bigoye. Iyo ufite umwana ufite ubumuga aba ari ikintu gikomeye, urumva, gikomeye cyane. ahubwo icya mbere baguha akato. yego nk'ubu hari igihe nyine ujya kumva ngo bakavuga ngo ni Nyabingi nacishije. Icyo kintu cyumvise umuntu se wacishije wasara. Nyabingi ko byibuze aba afite n'amafaranga, ukavuga ngo afite amamodoka, afite amazu n'iki. wacishije Nyabingi ntiwagira n'akantu na gato ukuramo. nyine nibyo abantu baba bavuga, ariko nyine nkatwe dufite aba bana, yego bisaba gukomera. bigusaba gukomera kuko amagambo aba menshi. Amagambo aba menshi, ntabwo biba byoroshye. Amagambo aba menshi, bakavuga ati buriya ni ibyo yamucishirijemo, ni iby'iwabo, ni uko atabikoreye. Ariko si uko uba utarabikoreye, ntabwo ari uko uba warabikoreye, nta n'ubwo uba warabigizemo uruhare. yego ubu buzima bujya buhinduka, uko uri uyu munsi ntabwo ariko ejo waba uri. Ariko ndabwira abantu bafite abana bameze nk'aba, yego bajye bihangana bakomere, kuko mu buzima bijya bihinduka. mu buzima bijya birahinduka. bihinduka. Uba ushobora kubona ejo ibintu byahindutse,
hamwe no gusenga Imana yabihindura ukundi kuntu, kandi buriya abana bose ni umugisha. Yaba afite ubumuga ariko akakubera umwana w'umugisha cyane, kuko kuko birashoboka. hariho n'uwababuze akavuga ati basi wenda wampa nka w'Imana basi nkabamubona. Kandi njyewe ndabona nyine bindemereye, ariko hari uwifuza no kumubona akavuga ati niyo yaza akanzengereza ariko ndi kumureba. Ubwo rero ni ugukomera, bajye bihangana bakomere. Nubwo wahuye n'ibi bibazo byose, ni ikihe kintu kiguha icyizere cyo gukomeza kubaho? Icyizere kirahari, icyizere cyo kubaho kirahari, kuko hari igihe ubona Imana igenda ibana nawe mu bintu bigiye bitandukanye, ukabona burije burakeye. Ikindi nk'uko ikintu kimpa ko ubuzima buzahinduka, hari bakuru babo bari ku ishuri, nubwo kubarihira kanguka, nubwo kubarihira bigoye, bijya bingora kugira umwana nk'uyu uyu we yari akiri muzima, byarangoye cyane. Na n'ubu hari amadeni nafashe kwishyura byananiye, kuko mfite umwana uri mu wa 6 azakora ubungubu segonderi azakora ubu. Ubigenza gute kugira ngo ubashe kubihuza? Ubigenza ute kugira ngo umubonere minerivare uwo nguwo uri ku ishuri, noneho ubashe no kwita kw'aba bandi bari hano mu rugo barwaye? Wenda urugero icyo navuga ubu, aho uyu afatiwe cyane nibwo binaniye cyane. Bifite uyu nguyu najyaga mu matsinda nkakorera icyo 1000, nkavuga ngo byibura ndarya 800, 200 nyashyira ahantu nyajyane mu gatsinda. Igihe cyo gutangira kw'abanyeshuri nkaba nagenda nkafatamo amafaranga. Gusa nyine urumva najyaga kugabana n'ubundi narayakuyemo, naragujije n'andi. Nk'ubu mfite ingaruka z'amadeni kubera abo bakuru babo bari ku ishuri, kuko mfitemo 2, umwe ari mu wa 5 n'undi ari mu wa 6. Urumva ni urugendo rukomeye. Ese aba bana ni wowe ubitaho wenyine? Ni ukuri aba bana ni njye mbitaho, nta mushinga ngira, njye mbitaho nyine. Papa wabo bimeze bite? Papa wabo yarapfuye 2010. Umwana mukuru yari afite imyaka 10. Mu bana 6 twari tubyaranye. Umwana mukuru yari afite imyaka 10. Aba hehe? Ubu ngubu ntabwo turi kumwe. Yarashatse cyangwa yibereye mu kazi? Yarashatse. Ubu gutya ni wowe ureba minerivare yo uri ku ishuri? 2 ahubwo. Ni 2 bari ku ishuri? Umukobwa n'umuhungu. Yego, Yesu ni Imana. Minerivare ukavuga ati ndabashakira minerivare, nta kintu mu by'ukuri ukuraho amafaranga gifatika no kurya hano mu rugo. Mwokagira Imana mwe. Yewe ni imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana. Umuririmbyi niwe wavuga ngo Mana nk'uko wafashaga ba sogokuruza, nanjye uwo niwe nizereramo. Ntabwo biba byoroshye pe, ntabwo biba byoroshye, ariko hamwe n'Imana ibidufashamo, ikagenda idutera inkunga. Wikoze ku mutima, ubundi mbayeho kubw'abantu Imana ikora ku mutima. Kagukoraho pe, nkabona kawunga urayizanye cyangwa se umuceri urawuzanye, cyangwa se nkumva urampamagaye ati reba akamesaje mwoherereje. Ni uko nguko nibwo buzima. Ubu nsigaye nibereyeho nyine. Mbere urumva najyaga gupagasa, ariko urumva ntabwo biriho. Yego. Hari igihe mwahuye n'abantu babavuzeho nabi cyangwa babacira nyine urubanza kubera ibibazo waba warahuye nabyo mu buzima? Byose byabura? Ibyo ntabwo byabura. Ibyo ni ibintu byoroshye. Iyo ufite cyane, wenda uyu nguyu ni uko arwaye vuba, ariko cyane nk'uyu nguyu, umuntu akaza akavuga ati se bandi nyine. Ntabwo byabura, kuko hari igihe umuntu yigeze kuvuga, aravuga ngo ntabwo yarya iwanjye ngo areba kino cyane. Yego. Hari umuntu muzima ufite ubwenge, ubona rwose nta kibazo afite,
uri ku isi uri ku isi. utekereza wambaye umubiri wambaye umubiri avuga ati ubundi kiriya cyana wajyayo ariko kureba uri kukireba. Ubwo rero ntabwo iyo ufite abana bafite ubumuga uritwararika kuko ntabwo nabona uko nabivuga, ariko nyine uhura n'imbogamizi nyinshi cyane. ni ayahe magambo cyangwa imyitwarire y'abantu yaba yarababaje umutima wawe cyane? Ibintu byababaje umutima wanjye ni byinshi ariko harimo icy'ingenzi. icy'ingenzi ni uko hari igihe nakoraga muri VUP. Yego. ubwo nyine bano bari bagiye ku ishuri ari uyu wasigaye wenyine, narabwiraga noneho urabona ko duturiye ku mashuri, nimujya kugenda mu mukingurire asigare hanze ajye muri karitsiye atembere. Yaragendaga nta kibazo, aho hose akatembera agakina n'abandi bana. Noneho hari umukecuru bakundanaga akagenda akicara impande yiwe, nawe yari afite uyu mukobwa wawe. noneho igihe kimwe ndaza ngeze hano ndamushaka ndamubura. Yagiye? Nagiye kumushaka mu baturanyi ndamubura. Sinumvishe neza. Wamusize hano mu rugo? Yewe namusize hano mu rugo. Nyine twajyaga tumusiga hanze. Yego. Mugafunga mukamufungirana hanze akajya mu baturanyi. Aho yari akibasha kugenda? Yari akibasha kugenda. Yego. ubu nibwo ubwo ntabwo njya mbikora kenshi iyo ngiye kugenda musiga mu nzu. Yego. Kubera ko amajije gukura mba nanga yuko abantu bamwangiza kandi ari n'umwana w'umukobwa. kuko bijya bimbabaza nkavuga ngo mwana wampa ubushobozi nakubaka urugo nkajya musiga hanze. kuko no mu bintu bimbera imbogamizi cyane ni ugusiga mukingiranye. Yego. kuko mba nanga yuko bamfatira umwana ku ngufu. wenda hari ibyo nasabye Imana irabikora, kuko nabwiye Imana ngo Mana ntazajye mu kibada. Yego. kuko numvaga byangura. Ubu ntabwo arajya mu mihango? Ntabwo arajya mu mihango? ntabwo arajyamo. ariko nyine nkagira impungenge nkavuga mushyize hanze bamufata ku ngufu. nuko rero nkavuga mfite ubushobozi nakubaka nk'urugo nkajya musiga nkaho. Yego. ibyo nabifatiye umwanzuro, nari nagiye gukora muri VUP. Yego. ubwo rero ndaza ngeze hano nsanga ntawe uhari. n'abasaza be ntabwo bari bakavuye ku ishuri. njya kumashaka mu baturanyi barambwira ngo ntabwo yahugamye. ndaza ngeze hano ndamubura. twacaga hariya hirya ndamanuka ngo njye kureba ko yagiye kwa nyina wabo ikira munsi y'umuhanda. yari ahazi se? yari ahazi, yajyaga ajyayo. naragiye kempu hari haguye imvura. Yego. nyinshi. namusanze ahagaze mu bigori. mu bigori byo kwa nde? urabona iyi sambu duturanye nayo. yari ari mu bigori mw'uriya murima twatambutseho hariya ku nzira? ku nzira. imvura yamunyagiye, haguye imvura. ninkubwira ngo imvura nanjye nayijemo. nashatse kugama numva ubwabo burangije. buriya ababyeyi tujya tugira igishyika cy'abana. umwana ashobora kugira ikibazo ntumenye ikibazo kibaye, ariko muri wowe ukumva hari ibintu bitameze neza, bikakubatura rwose ahantu uri hose, ubuze amahoro. nanjye rero nagiye kumva numva mbuze amahoro. mbwira abantu twari kumwe ndababwira ngo ngende atashye, ndi kumva ntameze neza, ndi kumva ntashye. naje nirukanka, twakoraga iri hakurya Nyiramatunda muri Nyamata. ndaza umwana ndamushaka ndamubura. manuka hariya hepfo ngiye kureba ko yagiye kwa nyina wabo. nsanga imvura yari iri guhita, nsanga yamuhitiyeho. Yego. bimbera ikintu gikomeye. ndababara. Abaturanyi se bari bamwirukanye? ntago mbizi. byari byagenze gute? mbizi ukuntu byagenze, ariko uwo munsi narababaye. nagize igikomere kidasanzwe. na n'ubu icyo kintu iyo ngitekerejeho. ari mu bigori ahagaze uku nguku ubona, yatose umubiri wose, mbese yatose. nikubwira ngo imvura yatose. Yego. ubwo rero ndamufata ndamuzana ndamwoza ndamuryamisha, ariko nabonaga atari buramuke. Yego. ariko icyo kintu cyo cyambereye ikintu gikomeye mbese. ubwo rero mpita mfata umwanzuro nyine iyo ngiye kujya wenda gushaka nk'amazi, gushaka utuntu wenda two kwifashisha,
ubu nsiga mukingiranye. icyo kintu cyakubabaje umutima ku rwego kukibagirwa? Cyarambabaje, ndavuga nti mu gihe ntari muri karitsiye ntabwo ngomba kujya musiga hanze. yego niyo mpamvu mvuga ngo mbonye ubufasha nakubaka urugo nkakorotira nkajya musiga mu rugo. iyo abantu bavuga amagambo abakomeretsa mubyitwaramo mute? iyo umuntu kuko avuze mufite nk'abana batoya bakurikira ku ishuri, hari igihe bavuga ati se gutya na gutya, ugasanga hari nk'umuntu umubwiye ijambo ritari ryiza, wabatoje ko bazajya bitwara gute. ese wowe wenda reka aba ari we nibariza iki kibazo, iyo abantu bakubwiye amagambo abakomeretsa bigendeye ku iki kibazo ufite, ubigenza ute, ubyitwaramo ute icyo gihe? ese ukora iki? iyo numvishe nk'ikintu bavuze nko ku mwana wanjye, kuko umwana wanjye ndamukunda uko yaba ariko kose. yego uko yaba ariko kose ndamukunda. hari nk'umuntu yigeze kukubwira ijambo rikagukomeretsa se? cyane. iryo jambo ni nk'irihe? hano gutya muri runo rutoki rwo haruguru hari harimo umwembe wabagamo inzuki. yego kwa kundi abana bakina, noneho uyu nawe ajyamo, nyine bari barimo bakina, noneho bateramo amabuye atararemba cyane. bateyemo amabuye, noneho abandi bariruka, we ziramurya. noneho umuntu umwe w'umuturanyi aravuga ngo uruzi ngo iyo aba azamwishe. shuwa. ubwo rero icyo kintu cyarankomerekeje. ubwo nyine iyo ikintu kije gutyo kiragukomeretsa, ariko hamwe no gusenga ukabwira Imana ngo Mana komeza umutima wanjye, ume kubababarira, nyine ukabifata nk'aho bitariho, ariko nyine urakomereka ntabwo byabura. ubwo se ukimara kumva iryo jambo uwo muntu arivuga, wabigenje ute, wakoze iki, ese watekereje iki? nta kintu namutwaye, nyine nawe ibintu buriya nawe yambaye umubiri, azahura n'ikindi kintu kitari ibyo, ariko wumve ko umuntu ahura n'ibikomere, ariko nyine ugakomera ukihangana, Imana ikagukomeza, nuko ukabaho muri ubwo buzima. hari ubutumwa waha abantu kugira ngo barusheho kumva no kubaha imiryango ifite ibibazo nk'ibi? ubutumwa naha abantu ni uko dukwiye kubaha abantu, ikiremwa muntu. yego gikwiye kubahwa uko yaba ariko kose. ni umuntu, yaba afite ubumuga yaba atabufite. ariko cyane cyane ufite ubumuga ni umuntu nk'abandi muvandi, ni umuntu nk'abandi, nubwo nyine biba bigoye, ariko ni umuntu nk'abandi. kuko muri iyi minsi wenda birashoboka ko uyu wanjye atagiriwe umugisha wo kwiga, ariko ubu ngubu tubona abafite ubumuga bize, bari mu kazi, bashoboye cyane rwose. hirya no hino arega, hirya no hino turababona, ukabona umuntu aguciyeho rwose, yigendeye mu bintu bye, cyane cyane nk'urugero nk'abakoranabushake. muri kovide twagiye tubabona, bagiye badushishikariza kwambara udupfukamunwa n'iki, kandi bafite ubumuga. yego, kandi ukabona ni ibintu byiza cyane. ni icyo ngicyo wabwira abantu? abafite ubumuga ni abo kubahwa, ni abantu nk'abandi, ni abantu nk'abandi, nta pfunwe bagomba kugira. hari nta n'imikino n'akatorega bakwiye kubaha. kuri stade ya i Remera niho nabonye hakunda no kubera imikino y'abantu bameze uko nguko, bakikinira umupira, nyine ugasanga hari imikino yabo bisangamo, ukabona ni ibintu byiza. uzi uyu w'Imana wanjye iyo abonye umuntu bakina amushekesha, ukameza ubu tuvugana, ubona yishimye. hari igihe we namfata nk'igihe cyo gusenga, twicaye nk'uku nguku, nkaririmba, yego, nawe akaririmba, abona yishimye, ukabona aseka ameze neza. ubwo rero ajya abasha kuvuga se, ku buryo ajya abasha kuvuga ari ngombwa. nakubwiye ngo akumenyereye, ubu ejo yongeye kukubona mwaseka, wamukinisha agakina. yego. wima ntabwo aratumenyera, ntabwo arabamenyera. muri ibi bihe bikomeye mwanyuzemo, hari abantu cyangwa imiryango yaba yarabagezeho ikabafasha?
imiryango ubwo ndavuga imiryango runaka, imishinga cyangwa umuntu runaka, igihe cyose umaze ibi bintu bishobora kuba bimaze nk'igihe kingana iki, ubimaranye nk'igihe kingana iki? uyu nakubwiye ko yafashwe afite imyaka 3. ubwo urumva imyaka 20 ishobora kuba irimo. wenda reka tubare 17 kuko 3 nta kibazo yari yakagize. Yego, 3 nta kibazo yari yakagize. bana n'ubu buzima. nagiye mpuramo n'abantu bamfasha. ubwo rero aho yafatiwe nabwo nagiye mpura n'abavandimwe bakamfasha. hari nk'imiryango yaba yarababaye hafi se mw'ibyo bihe byose? wenda nk'inshuti, nk'umuntu twabanye wenda agatekereza ko mfite ikibazo, uwo nguwo yagiye njya mbona agenda amfasha. yego si buri munsi burya ngo akimuhana akaza imvura ihise, ariko hari igihe ujya kubona ukabona nyine umuntu arakwibutsa, akavuga ati gutya ugura agasukari ubaha igikoma, ugura agasukari, ariko ukaba utavuga uti wenda nimba wenda umuntu aguhaye nk'ibyo 5 ukabona nta kinyomoro kiravamo, nta gasombe karavamo, ni ukwiranja nyine gutya. ni nk'ubuhe bufasha wabonye bwagize uruhare runini mu kubakomeza, mu kudukomeza? kuko ibi bintu nabonye ari danje. nyine wenda nk'umuntu akagukorera nk'ikintu wari wihebye uvuga ati noneho mana biragenda bite, icyo kintu yamara kukigukorera ibyiringiro bikagaruka, ukongera agatima kakagaruka impembero, niko njya numva abantu bavuga. ari ikintu abana bankoreye mu gihe cyashize, baransuye. Yego. bari abana b'abanyeshuri. Yego. ukuri baransuye, numva binkoze ku mutima, numva sindi njyenyine. Yego. ndavuga ngo nubwo bimeze gutyo sindi njyenyine, kuko abana baransuye, turicara nk'uku twicaye turaganira, nuko bazana n'ubundi bufasha bumfasha. numva rero ngize icyizere yuko ntari njyenyine. ndavuga ntese niba aba bana bagize umwete wo kunsura, ejo Imana yakoresha n'undi, ejo bundi Imana yakoresha n'undi. icyo kintu cyo cyaranejeje cyane, numva kiransunitse cyane. Yego. kigeze ahantu kingeze. nawe uri kureba ikiganiro wabyumvishe, wabonye ibibazo uyu mumama afite, nyabona nukuri ukaba ufite umutima wo gufasha, ntaguhejwe. urabibona afite abana 2 barembye mu rugo, kandi nukuri hari abantu beza bakiriho, bagifite umutima wo gufasha, ku buryo ashobora kureba iki kiganiro akavuga ati ese Kempo akaba yaza akambaza ati uyu mumama muntu yamubona gute n'iki. ni ukuri turabizi ko hari abantu mugifite imitima imeze uko nguko. mwabyiyumviye, nta hantu akora, nta hantu afite akura ikintu, nta sambu yo guhinga afite, uretse Imana izi ikakuzana wowe ukavuga ati gutya na gutya. afite abana yishyurira amashuri, kandi mu by'ukuri wajya kureba ugasanga minerivare ntaho iva. aba ngaba afite mu rugo bakeneye kurya, nta hantu akora, ntacyo uretse Imana yonyine yikorera ibyayo, akababonera ako gatsima, ako gaceri, icyo naho nta handi ho gukura. ni ukuri wowe tukwisabira, ufite umutima w'urukundo wo gufasha, uzi umubiri icyo ari cyo, kuko umubiri urahinduka. ubu tuvugana nawe uri kugenda, hari benshi wagiye ubona umubiri wahindutse, nawe ubwawe iki kibazo ushobora guhura nacyo, ariko mu by'ukuri ntitubikwifurije, kubera ko ni ikintu gikomeye cyane. njyewe hari n'injye uri kubibona. rero ufite umutima wo gufasha, ufite n'icyo wafashisha uyu muryango, ni ukuri tera intambwe, uraba ukoze ikintu cyiza, uraba ukoze ikintu cy'agaciro, kandi Imana yazakugirira umugisha mwinshi cyane. waba uri umuntu ni ukuri, kandi turabyizeye ko iki kiganiro hari abantu bafite imitima. uyu mwana akeneye kurya, uyu mwana akeneye agasabune, uyu mwana akeneye agasukari, uyu mwana akeneye utwenda, uyu mwana akeneye buri kimwe cyose,
kandi mu by'ukuri mama we nta hantu akura, nta hantu ari gukura, kandi turabizi neza ko aha hanze mwe muri kureba ikiganiro muracyafite umutima, harimo abantu bafite imitima yo gufasha. Rero turabasabye, ikiganiro nikijya kurangira turababwira nimero, ushobora kuvuga ati ngewe wenda sinahagera ku bw'akazi ku bw'iki, ariko nimero ndashyizeho icyo gihumbi, hari icyo cyakora. Ni ukuri hari abantu baba bameze gutyo, turaje turabaha nimero mu gusoza ikiganiro kugira ngo ukorere umugisha, kuko ijambo ry'Imana riravuga ati ntibukire udakoreye umugisha byibuze n'umwe. Rero kugirira neza uyu mubyeyi, nyabuna namwe murumva ikibazo afite, ni wenyine, nta wundi wo umufasha kwita kw'aba bana, haba abo bari ku ishuri, haba bari mu rugo, niwe wenyine. Rero ugize icyo ukora ni ukuri byaba ari iby'agaciro, kandi ni ikintu atazigera yibagirwa. Mama, hari icyo wifuza ko mwakorerwa kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza? Ni ikihe icyo kintu? Ni nk'ikihe kintu wumva wakorerwa cyagufasha kurera aba bana, cyagufasha ko wajya ukuraho na minerivare utavunitse y'abo bana bandi bari ku ishuri, cyatuma nyine ubuzima byibuze bwahindukaho nka 5 wenda cyangwa 20%? Icyo kintu ni ikihe? Ikintu nifuza, yego, mbonye ubufasha, yego, mbonye nk'icyo gukora, ubonye nk'icyo gukora, nabonye uburyo mvuza uyu mwana, yego, kuko uyu mwana akeneye kuvuzwa, yego, ufite mituweli pe, yego, ariko nta mafaranga yo kumujyana kwa muganga. Urabizi kwa muganga ni ibintu bigoye. Yego, bakubwiye ko bamuvurira nka hehe? Ubundi ubuse ni mu bitaro by'amagufa, ni muri gakondo, ni mu bitaro? Mbonye amafaranga, yego, maze igihe mbitekerezaho, ndi no kubisengera Imana, yego, nkavuga ni namusubiza kwa muganga. Yego, urabona abaye gutya vuba hano. Yego, undi yaragendaga nta kibazo. yaragendaga. Ubu bamuvura agakira akagenda neza? Bamuvura agakira. Mbonye uburyo ubushobozi, nkabona wenda nk'umuterankunga, yego, cyangwa se abagira neza bajya babaho, ndabizi. Yego, bari abantu bakorera n'umugisha, ndabizi. Kuko buriya umuntu yibutsa aho yabibye. Mbonye rero nk'uwantera inkunga, najyana uyu mwana kumuvuza. Yego, nkareba ko yakira. Yego. Ikindi mba numva nifuza, mbonye icyo gukora, nkabona ubufasha, wenda bakaguha nk'akantu ko gukora. Hano nabonye hari agasoko, yego, bakavuga ati basi ugiye tuguhaye udufaranga, genda ushakemo icyo gukora, niyo wacuruza izo nyanya, izo ntoryi, ku buryo hazajya havaho ikintu. Yego, mbonye icyo gukora nakora, nkashaka ubuzima bw'abana, kuko biba bingoye nk'uko mfite umwana uzakora mu wa 6, ariko mfite amadeni. Hari ukuntu ugenda wishyura usigaramo udufaranga. Ayo madeni se kugira bayaguhe biba byagenze gute? Amadeni, yego, nk'ubu ku ishuri hari igihe wenda nishyura nka makeya, bikarangira igihembwe n'ubundi nyabuze. Nk'ubu umwana yarimo amamagara ambwira ati mamayi, yuko yiga Amajyaruguru, yiga i Musanze, mu karere ka Rulindo hano. Yego, niho yiga. Ubwo rero hari ukuntu hari ibirarane mfitemo. Yego, ubwo nabwo ari kumbwira ati mamayi, ko ngiye gukora ikizamini, kandi nkeneye diporome. Yego, ubwo nabyo byancanze, ndarara ntasinziriye. ni ukuri. Amadeni arimo, nzakora ikizamini, bizagenda kandi ku kigo ntibanazi ubuzima ubayemo, n'ibyo ntabwo wagenda ubibabwira ibyibuze unababwire ngo bimeze uku. Reka ibyo ntabwo wabivuga, ntabwo byakunda. Wenda ari ahantu hafi nk'aha hirya, ari nk'umwana wiga hano hirya, nagenda wenda nkabwira deregiteri, wenda bakababaza mudugudu, ubuzima mbayemo wenda bikaba byashoboka. Ariko nabwo buriya aho ageze nabwo biba bigoye. Buri mwaka wa 6 ari umwaka abageze kure, abageze kure. Ubwo rero icyo nacyo kiba kingoye, nkavuga ku buryo abantu biterateranye bakavuga ati gutya na gutya, wenda tubonye ibihumbi 20, 30,
bishobora kugufasha no kuba wabona na minerivare ku ishuri. urumva uwo nguwo nkeneye amafaranga, ubu ngubu ndi kubazwa ayo mafaranga yo kugira ngo mwishyure abone uko akora egizame. Yego. Ubwo rero ariko ubwo urumva ko Imana inshoboje nkabona amafaranga yo kuvuza nk'uyu nkabona arahagurutse, uyu ufite wenda ubumuga we Imana niba uzi ko bizajya bigenda. Imana niba izi ko bizaba bigenda, ariko mu bufasha bwanjye mba numva uwampa ikintu cyo gukora, kuko nubwo bimeze gutya ntabwo dukwiye guheranwa n'ibibazo. Yego. Ntabwo dukwiye guheranwa n'ibibazo, dukwiye gukora tukigira. Muzehe niwe uvuga ngo kora wigire. Yego. Dukwiye gukora. Ubwo rero mbonye igishoro nakora nkashaka ubuzima bw'aba bana. Uburyo habonetse n'ikindi kibazo ufite icyo ukora, wabona uko uvuza abana, wabona uko ugura umwenda w'abana, dore imyenda yadusasiyeho. N'iyo sabune ikaboneka. Ese ubu ubasha kubaha nk'ibihe biryo bishobora gutuma bakomera kugira ngo bagire ubuzima bwiza? Bakubwiye ko ese nta n'ahantu wigeze ubajyana bakakubwira ati byibuze uzajya ubaha iyi n'iyi, ibintu nk'ibi bikomeye nyine bishobora kongera nk'intungamubiri? Ibyo bibaho. Tuzi neza ko iyo umuntu arwaye aba akeneye ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Ariko urabona nk'ubu buzima bwanjye mfite, umuntu ntabwo yampa ibihumbi 2 ngo njye kubonamo ikinyomoro, ntabwo byakunda. Ubwo uragenda wenda ukagura ikiro cy'umuceri, ukagura imboga, ugasanga bihwaniyemo wenda ni pura ya saa sita. Nimugoroba nyine mukihangana, cyangwa se Imana ikagira ukundi kuntu ibigenza. Ubwo rero kuvuga ngo urabona ibibongerera amaraso, nawe urababona bakeneye bate, ntabwo biba byoroshye. Iyo umuntu ageze aha araceceka. Ni ubuhe butumwa waha abantu bafite ubushobozi bwo gufasha imiryango imeze nk'iyi yanyu? Sinzi icyo kibazo niba ucyumvishe. Ni ubuhe butumwa waha abantu bafite ubushobozi bwo kuba bafasha imiryango imeze nk'iyi yanyu? Ni ubwe butumwa wabaha? Ubutumwa nabaha wihereyeho ku cyawe gite? Wihereyeho. Yego. Ubutumwa nabaha bwo gufasha abantu bameze nkatwe ni ikintu cyiza cyane. Ni umugisha icya mbere, kuko iyo ugikoze uragororerwa, uribukwa. Uribukwa, nawe ejo uhura n'undi muntu wakugirira neza, kandi n'iyo atakugirira neza ubuzima burakomeza, bizinesi irakomeza. Buriya gukora ni ibintu bizana umugisha cyane, kuko nasomye Bibiliya irambwira ngo ukuboko gukora gutera ubukire, kandi ikindi ngo gutanga biruta guhabwa cyane. Ubwo rero iyo watanze nawe urahabwa. Ni ukuri. Ni umugisha rero gukora, iyo wakoreye umugisha nawe urawubona. Yego. bantu mufite ni ukuri mugifite umutima wo gufasha. Uyu mubyeyi ni mumugane, arakomerewe, afite ibibazo bikomeye cyane, namwe ubwanyu murabyibonera. Icyo twe tuba twakoze nka Kempo TV ni ukuhagera, noneho nawe ufite umutima w'urukundo wo gufasha ukagira icyo ukora. Dore nk'ubu ari kwaka icyo kurya. Yego cyane, ubu ni ibiryo ashaka paka bibonetse, bivuze ntiwaryama. Mbabarira umuzanire ku biryo arye, turebe ko ashobora kumuhereza akarya bigakunda. Harya uyu nguyu wambwiye ngo aravuga? Aravuga. Wamumpereye akamikoro tukaba twavugana tukareba? Babagenda ukamushyireho. Amakuru? Witwa nde? Witwa Blaise? Bre? Umeze neza? Neza cyane. Neza cyane? Umeze neza cyane? Neza cyane. Yego. Ufite imyaka ingahe Bre? 15. Ufite imyaka 15? Ubasha kuvuga neza?
uravuga neza nta kibazo? neza cyane. Yego. Wabimenye gute ko warwaye? Bre, wabimenye gute ko warwaye? Ese urababara? Ntabwo ujya ubabara? None se niyo mpamvu ushobora gutera intambwe ntugende? Wumva ikibazo ari nk'iki? Ni amagufa? Ni amagufa ni iki ku buryo ushobora gutera intambwe ntugende? Iyo ugiye gutera intambwe bigenda gute? Shaka kuvuga biragoye. Kuvuga kugenda uba wumva bimeze gute? Iyo uteye intambwe wumva umeze gute? Wibuka abanyeshuri mwiganaga? Wibuka nkande muri bo? Ni we munyeshuri wibuka mwiganaga? Rafiki. Rafiki. Ni uwahehe uwo nguwo? Kagerazina. Ni uwa Kagerazina. Nande wundi? Nande wundi? Nande wundi wibuka? Ibrahim. Abo bari inshuti zawe? Bajya baza kugusura? Reka reka. Kuva warwara nta na rimwe baraza kugusura? Nuwe mwarimu wibuka? Ezayi. Yabigishaga irye somo? Ikinyarwanda. Wumva neza ko babaye babonye nk'ubushobozi bakakuvuza n'iki ushobora gukira bigakunda? Ugasubira ku ishuri? Mu nshuti zawe nta n'imwe yigeze iza kugusura? Bazi ikibazo ufite se? Mama w'uruko ibi bintu ku kigo barabizi? Barabizi, ariko mbere agifatwa abanyeshuri barazaga bakamusura. Yego. Ariko nyine urabyumva iyo ibintu birambiranye nawe urabyumva nyine, ariko mbere baramusura. Kubona adasetse kubera abonye ryo. Ubu nuko ariye? Sasa ntabwo wabonye igihe yari yanzengereje ngashaka ibiryo. Ubwo nyine bibuze. Hari igihe wenda bibura nyine. Genda umushyiraho akamikoro neza. Yo. Hari igihe bibura. Yego. Urumva byabura. Yego. Hari nijoro akagusinzira akakubwira ati mama ndashaka ibiryo. Kandi asonza kubi. Wowe ashonje nawe nyine urabyumva. Hari igihe nyine gira nkamubwira nti ihangane papa arazana ibiryo. Ukamubesha ko isa azana ibiryo kandi nta n'uhari. Papa wo mu ijuru Imana yarabizi ko papa we adahari. Yego. Yarabizi. Yesu we. Yarabizi ko papa we adahari. Nkabwira nti buretse papa mu kanya arajya guhaha. Ubwo si ibyo biryo ashobora kubirya akabimara? Ibyo biryo ashobora kubirya akabimara? None se singiye kubimugaburira uri hano? Singiye kubimugaburira ureba? Ese kubona atari kurya? Wima. Ubu nyine nuko nanze ko abirya akabimenagura ubundi ariye mwoza intoki. Amakuru se? Wima. Biraryoshye? Biraryoshye? Atigo. Ibiryo biraryoshye? Biraryoshye? Uri kumva biryoshye? Nese Bureze we kurya ubu bigenda bite? Bureze aririsha ndaje nawe mugaburire mu kanya. Sibyo Bure? Urabanza ukagira, urabanza ukagaburira. Mwoza intoki ubundi waririsha. Waririsha. Nuko nyine yari yanzengereje nawe urabyumva. Yarahereye aguhamagara. Ntabwo bari bakariye. Mana we. Bantu nukuri mufite umutima wo gufasha. Bantu mugifite urukundo. Bantu mwadufashije Kempo TV mukayikura ku musubscribe umwe ikaba igeze 30 aka kanya. Urwo rukundo mwatweretse nukuri nimuze murwereke n'uyo mu mama. Hari abantu baba bashaka kwifashiriza abantu bafite ibibazo bababaye, bafite ikibazo gikomeye nk'icyawe. Nk'uko mubibona uyu mwana afite apeti yo kurya, kandi nukuri umubonye ntiwabimenya.
namwe murabibona. Ubu si iyo wabuze icyo kurya bigenda gute koko? iyo nabivuze rero Bigenza ute? iyo atangenga ibiryo ubu bwakwira tukajya mu buriri anyaka ibiryo tukaryama anyaka kandi ibiryo. hari n'igihe mu burara. None se urumva bitabaho utakoze se? Uyu mwana afite apeti, ngo reka mugaburire. afite apeti. Nyine hari igihe bijya bibura, ariko nyine kuryama ni amasomo. Ryama papa mu kanya arabizana Agasinzira akambwira urateka se mama? Bazihaye igihe azi kuvuga igihe avuga mama urateka mu kanya. Mu kanya akakubwira yuko mama ibiryo. Yego. Ubwo nyine arakwishyuza. Ubu se nijoro wajya mu nzu uko ndi kubona ewana afite apeti, ubu yajya mu nzu akaryama? Umuryamisha nyine ku ngufu akaryama kwaka ibiryo kugeza igihe ari businzirire. Iyo nyine byabaye ngombwa ko bibura kandi bijya bibura. Bantu mwe namwe muri kubibona ni ukuri kose, mana we namwe muri kubyibonera, muri kubyibonera. Bantu mufite umutima wo gufasha, bantu mufite umutima wo gufasha. Uyu mwana akeneye icyo kurya kandi mama we ntakameze, mama we nta hantu akura, nta sambu afite yo guhinga, nta hantu na hato. Kandi uyu mwana akeneye kurya. Aba bana bawe hari n'undi ukeneye kujya kwa muganga, uyu w'umuhungu. Hari n'abandi babiri bari ku ishuri bamubaza minerivare, bamubaza iki, kandi mu by'ukuri nta hantu ho gukura afite. Se hari nk'ubuyobozi bwaba bwaragusuye bukareba iki kibazo, bukaba bwavuga ati reka tugire gutya tugufashe gutya. Mu mudugudu ibi bintu barabizi iki kibazo ko gihari, no mu kagari. Mugaburire. Mu mudugudu nyine arabizi ko mufite. Yego. Ariko ntabwo mbizi nimba babitekerezaho. Gusa mu minsi yashize abahagararira abagore baransuye banyubakira na kariya gatanda k'amasahani. Yego. Baje no kureba nyine akarima k'igikoni urakabona ko mfite imboga. Yego. Ubwo rero nibwo banyemereye inkunga y'ibihumbi 100 barayimpaye, ariko ni amafaranga azishyurwa. Urumva ni ideni n'ubundi byanjeho nyine. Nubwo bayampaye nzayishyura mu kwezi kwa 3. Bari bayaguhaye bakubwira ko bagiye kugufasha cyangwa bari bayaguhaye bakubwira ko ari inkunga bagiye kugutera? Baduhaye amafaranga si njye njyenyine. Yego. Bagiye bafata nyine abadamu, ku munsi w'abadamu niho bayampaye ibihumbi 100. Yego. Bavuga yuko ari amafaranga yo kwiteza imbere. Ariko nyine kubera ko urabona ikibazo nari mfite. Yego. Amafaranga nyine narayakoresheje. Yego. Ariko nteganya nyine kuyashaka nkayishyura pe. Nese bari bakubwiye ko uzayabaha? Bari iyo niyo nkunga nabonye. Nese iyo ni inkunga, ubwo twabyita inkunga? Ndabizi se ko batubwira ngo ni inkunga yo kwikura mu bukene, ariko ukayabasubiza uko bayaguhaye. Bakubwiye ko uzayishyura mu gihe kingana gute? Nzaterura rimwe mu kwa 3. Mu kwa 3 k'umwaka uzaza? Nyabaye. Ariko inkunga nzi ko iyi inkunga iyo bayihaye umuntu baterura ikintu bakavuga ati twe turaguhaye tuguteye inkunga. Ntabwo mbizi ariko nyine gusa iyo hari igihe wenda haboneka nk'ibintu nkabona nanjye nisanzemo. Byabirya arabimaze. Arabimaze wumvaga atanzengereje. Iyo ashatse kurya nta kindi kimuhagarika. Byabirya arabimaze pe. None se ubu koko aba bantu uzabitaho gute? Warushye kuryama, kwicara uryame. Sigo. Uretse gatoya. Sigo. Yo. Ntabwo biba byoroshye nyine, ubuzima buba bungoye. Iyo byabuze nyine nawe urabyumva, ntiwamuryamana. Hari igihe mpunga nkajya kurara nko muri salo cyangwa nkabyuka nkicara hanze. Yego pe. Nanga ko agomeza kuvuga ngo ni muri ibyo kandi nta bihari. Bo bantu mukurikiye Kempo TV,
murabyibonera, ntacyo tubahishe, nta n'icyo tubakinze. Mu by'ukuri icyacu ni ukuza tukazana umuntu ubabaye, haba hari umuntu ufite umutima w'urukundo, haba hari umuntu ufite kuba yagira icyo akora akagikora. Uyu mumama muramubona arababaye, afite ikibazo, nabivuze kenshi, kandi ni ukuri twizera ko hari abantu bagifite umutima w'urukundo. Hari abantu bagifite umutima w'urukundo. Murabona uyu mwana kumutunga ntacyo kurya, nta kintu ukora, ntaki, noneho hakaba hari n'undi ukeneye kujya kwa muganga. Uyu mama ntababwiye ngo nta hantu ho gukora afite, ntaki, biragoye. Reka dusoze ikiganiro, arabimaze ararya. Yesu we, uzi ko nabonaga atari bubimare. Oya, yari ashonje kuva mu gitondo, nibwo yarya. Iyo ageze igihe cyo kukwaka ibiryo biba bikomeye cyane, biba bikomeye nyine, biba bikomeye. Ni ukuri kw'Imana biba bikomeye pe. Biba bikomeye nyine, ubwo yabonaga bimeze nabi kandi abona twacanye. Buri umwotsi aba ari kuwureba cyane, abawureba iyo ugiye guteka nyine, mbese uri kubona atari mukuru, ntazi ubwenge. Mama w'uruko, reka dusoze ikiganiro, kandi reka twizere ko iki kiganiro umuntu wese uzakireba, umuntu wese uri kukireba, kizamukora ku mutima akagira icyo akora. Niye nimero hagize nk'umuntu wagira icyo akora, wagira icyo abona, ashobora kuba yareba iki kiganiro akavuga ati njyewe sinabona uko nza, ndi kure, ndi iki, ariko kubw'iki kiganiro umugira neza wese aho yaba ari mu gihugu hose, si bivuze ngo aba ari umuntu hano mw'aka kagari, mw'uyu mudugudu, mw'aka karere, aho waba uri hose, kuko iki ni ikintu kigenda kikagera kure. Wamugira neza aho waba uri hose, ukaba ufite umutima wo gufasha. Niye nimero bagushyiraho n'icyo gihumbi bagira gute, kandi wowe ucyohereje ni ukuri kw'Imana, ukajya mu hehe, ukajya muri komenti ukavuga ati njye dore iyi nimero niyo yohereje gutya na gutya, kugira ngo uyu mumama azaza basabire umugisha, azavuga ati mwaramfashije. Cyangwa we ukamwandikira mesaje ukimara kohereza ayo mafaranga, ukavuga ati iki kiganiro nakirebye, nakiboneye kuri YouTube, ndi umuntu kuko video iragenda, ikiganiro cyatembera kikajya kure, akavuga ati njye iki kiganiro nakirebye kuri YouTube, si wamenya ndi umuntu wa kure, gusa njye nakirebye. Iyo message yonyine bizajya bihita bigufasha kumenya ko ari umuntu wagize gute, wakirebye kuri YouTube ariko atabashije kugira gute kuza. Hari abantu batabasha kugera hano, bakuzanira icyo kiro cy'umuceri, icyo kiro cy'akawunga, ariko akavuga ati nshyizeho igihumbi, ugura uwo muceri, ugura ako kawunga, ariko yarangiza akavuga ati nimero, ikiganiro nakirebye hehe, kuri YouTube. Ako kana akagakora gutyo kugira ngo nawe bizagukure mu rujijo, abazagusura bazaze, kuko abo muzajya mubasha kuganira bikunde, cyangwa basi bo bajye banaguhamagara. Reka tworoshye ibintu. Iyo nimero ugiye kubaha azajya yoherezaho amafaranga, narangiza guhamagare, namara kuyiguhamagara muvugane, kubwira ati gutya na gutya, nawe ubwo uzajya umubwira ati gutya, anakubaza, ntagire umuntu uzohereza amafaranga mutabanje kuvugana. Yego, kandi iyo nimero uzamakinge sure ko izaba iriho, ntizigere igira gute ivaho, kubera ko hari abantu bagifite umutima wo gufasha, bafite urukundo muri bo rwose, baba bumva nta kindi kintu yakugira. 500 guhera kuri 500 ye na turuwasa nayo nta kibazo, bazagere gute abayohereze. Niye nimero bagushakiraho 078 47 6 Iyo nimero ibaruyeho nde? Ibaruyeho Uwamahoro Beatrice. Bantu muri kudukurikira muri kubyumva, iyo nimero ibaruyeho
Uwamahoro Beatrice. Ongera uyisubiremo bayumve neza. 078 078 4 4 6 5 ikaba ibaruyeho Uwamahoro Beatrice. Bakubuze kubera ko ahantu nabonye network zaho zishobora kuba. Ese mufite umuriro? nta muriro mfite, umurasire wanjye warapfuye. Umurasire wawe warapfuye. Ubu subitaho gute? Nkoresha telefone. Ukoresha telefone? Mana we, ubwo urumva no kubona umuriro ni ikibazo. Ni ikibazo. Bashobora kugushaka bakakubura. Bashobora kugushaka bakakubura. Reka mbahe n'iyanjye. Ubaye wahamagaye iyo nimero ukaba wayibura, njye nimero yanjye ntago igivaho. N'ubundi icyo washatse kumubwira wakimubwira, kandi ni ukuri namutumikira neza, nzamugeraho nta kibazo na gito. Nimero yanjye rero ni 078 073 57 91. Iyo ni nimero yanjye ya MTN kandi nkoresha no kuri WhatsApp. Ubaye ufite umutima w'urukundo, ufite umutima wo gufasha, ukaba wahamagaye nimero yatanze yiwe ukamubura cyangwa ukamuhamagara ntafite telefone, ngiye wahita unyandikira ko haba kuri WhatsApp cyangwa ukampamagara kuri 078 073 57 91. Hari na Tigo ya 072 480 282. Izo ni telefone zanjye. Wagize icyo ubona cyangwa ukavuga ati njye mfite ibiro bingahe by'umuceri, twaza kubireba aho waba uri hose. Twaza kubireba kuko namwe murabibona. Umwana aracyakomba intoki kandi mu by'ukuri yifitiye apeti yo kurya, ariko ibyo kurya ni ikibazo. We ni ukuri aho waba uri hose, upfa kuba uri muri Nyamata, ushobora kubyohereza kubera ko uyu mumama aherereye mu murenge wa Nyamata, sibyo? Twaza kubireba mu mujyi wa Nyamata kandi byamugeraho mu by'ukuri. Ushobora kuvuga ati njye nta mafaranga mbonye, ushobora kuvuga ati njye n'icyo kurya, ushobora kuvuga ati njye nukuhagera nkareba koko ibyo bintu niba ari ukuri. Ntabwo turi kukubeshya, ntabwo twakubeshya. Ukaza ukareba, wamara kureba, ibyo byose ni ugusura kandi ni ukuri Imana ikagira gute ikakugororera cyane. Reka tubashimire rero mwe mukora iki kiganiro, ariko twibutse nyabona ubuyobozi bw'akagari ka Kanazi ko niba hari icyo bwagakwiye gukora bwakagufashije. Urumva nk'umurasire niba warapfuye, hari ukuntu imirasire igiza mu tugari, bamara kuza mu tugari kandi bakayiha abantu badafite n'ibibazo, bakayiha n'abantu badafite ibibazo. Kandi urabibona ufite indembe ebyiri mu nzu. Ni ukuri twasaba umuyobozi w'akagari ka Kanazi ko hari icyo yakora, niba hari umurasire, niba hari iki, bo barabitekinika bigakunda abayobozi, uwo murasire ukaba waboneka, uzajya ugufasha kumurika nijoro kugira ngo ubashe kwita kw'aba bana bawe. Kandi nyabuna niba hari n'ikintu kiba cyabonetse mu kagari cyo kurya gutya, gufasha abakene, ibyo bintu mu buyobozi birahaba cyane. Bajye bahita baguteraho ijisho uze ku mwanya wa mbere. Turabasaba ababyeyi, leta yacu ni ababyeyi, nimwe dufite, mutwitaho uko bwije uko bukeye n'iki. Hari n'abantu benshi mugenda mufasha badafite ibibazo binakomeye. Rero turabasaba ko uyu mumama uherereye mu kagari ka Kanazi, umudugudu Nyarugati ya 2, ni Nyarugati ya 2, umurenge wa Nyamata, ni ukuri kw'Imana mu mutekerezeho, nawe ararimbanyijwe, afite ibibazo bikomeye cyane. Ni ukuri mwongeye kumutekerezaho byaba ari ibintu by'agaciro. Anyway, turabashimiye mwe mwakoze kureba iki kiganiro. Amahoro y'Imana abane namwe, gisabaho umugisha, kandi namwe mugize umutima wo gufasha uyu mumama. N'ijana kuri telefone urishyireho nta kibazo, na desa na turuwasi. Icy'ingenzi ni uko hari icyo agomba gukora, kandi tugusabiye umugisha ugize uwo mutima, ugiye gutera inkunga uyu mumama kugira ngo abashe kwita kwa abana be. Hari n'ushobora kuba ati njyewe ndumva navuga bukarinda bucya.
afite umwana ushaka kujya kwa muganga kandi nukuri abonye umuvuzi yakira nk'uko mwabyumviye abivuga. Rero ufite uwo mutima udufashije, umufashije, reka tugusabire umugisha. Imana iguha umugisha mwinshi cyane, Imana iguha umugisha mwinshi cyane, kandi murakoze. Ikiganiro cyo nakagaruka kuri Kempo TV. Ciao ciao.